mumeze mutese nizere ko mumeze fresh uyu munsi ndi kumwe n'aba influencer reka mbyite gutyo gusa n'aba TikTok b'ibyamamare bakomeye cyane ndagira ngo muze kujya ku mbuga nkoranyambaga zabo uyu munsi mu ba following mu ba ariko hajya no kuri Instagram ari gufollowinga yes kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibikorwa byabo bya buri munsi muzi twabagezaho baba bari gusa ariko nabikunde n'abana beza gusa ariko tuntu tw'udusoni ntabwo tuba tubaburamo ndagira ngo ndanareka nkubaza akantu ugira Instagram oya na Instagram ugira kuri TikTok witwa gute Keira witwa Keira ngaho ugira icyo ubwira abafana bawe nyine babwira ubareba ugira icyo basaba nta kintu babasaba nta nubwo wasaba ngo bagufollowinge urumva baragukunda cyane mu kintu twabasha kubona kuko babwira bagufollowinge so muramuzi ngiye nitwa Professeur Cyucyo urumva ndo umunyamakuru wabigize umwuga niyo mpamvu nasuye abakobwa beza cyane shaka ko abana abakobwa rero ntawe utabafollowinga pe ngiye nk'ikintu nababonye najyaga mbafollowinga ntabaze ariko uyu munsi nabashe kubageraho ndagira ngo usabe kugira ngo buri muntu wese nkurikiye none ahangaha rwose jya ku mbuga nkoranyambaga zabo ubafollowinge ni bamwe mu biyamamare uramutse wifuje ko bakwamamariza business yawe ariko ibintu byo kwamamaza ari ikintu biziho yego ushobora ko wakwamamaza nk'iye business runaka okay urugero nk'umuntu aramutse aguhamagaye yifuza ko wamwamamariza Pampex wabikora yego Kotex bazamamaza hari kampani bita SFH Rwanda ikora udukingirizo ibyo bintu ushobora ko wabyemera kubikora of course urumva ufite umushuti wawe witwa Peri ndamuzura wo mu Burundi muri iyi minsi ari kwamamaza amakariso yantuze y'abahungu hajya bita box urumva sinzi nabonye hari ikiganiro yakoze arimo arazamamaza wenda kuri TikTok abantu bajya baramutukanga ibyo bintu ngo n'ubushinzi ngo nyine ngo nawe yataye umurongo ubu we icyo kirakumuna kigoye wagikora wabikora biriseriye oya urumva okay yes oya nibyo ariko akazi ni akazi mwabyumvishe ko hajya bavuze ko kuri TikTok witwa Keira yes ako nakazi na keza urumva ngiyewe nari kwitwana mu buzima busanzwe no kumbuga nkoranyambaga so urumva ko mujye kuri TikTok yiwe yitwa Keira mu following urumva umwana mwiza afite n'utuntu twiza cyane ushobora kureba ukadukunda ukifuza kujya ukomeza kumukurikira mu buzima bwa buri munsi ariko si uwo gusa turi kumwe n'undi gusa nyine we akunda ibintu byo kugira isoni ajya akora cyane cyane yari wenyine arasilayinga ariko muri aka kanya urabona ko afite ntureba ni umwana mwiza cyane so nawe reka tukwakire amazina yawe gira icyo ubwira abafana bawe kuri TikTok byakure so mwabyumvisha we byamurenze yabyishimiye cyane yabikunze ariko nyine gira icyo ubwira abafana bagukurikira mu buzima bwawe bwa buri munsi ubakunda kubi TikTok yawe yitwa gute kugira nawe bagufollowing Kaline 18 yes jya kuri Kaline 18 umufollowing none anga kuko wegera Instagram yego kuri Instagram witwa Kaline 18 ufite aba followers bangahe kuri Instagram yego mana yanjye n'uruhuri harya uruhuri bwo n'umubare wa kangahe ni ngasa urumva ko kuri Instagram yiba afiteho aba followers rwose byibura mugerageze byibura ari yuje 1k siko bimeze nawe ariko ugerageze ufungure Instagram kugira ngo na musirimu ndakoresha IG ujye wifuza kuzafungura IG nka ryari mu kwa kane kuko ese gufungura Instagram ni umushinga ku buryo uzategeza mpaka mu kokane akagera urumva umaze kugira aba TikTok umaze kugira aba followers benshi kuri TikTok ndagira ngo wenda ubashe kubana fungura na Instagram urugero ugera live n'umunsi wa rimwe oya why because kubera utajya live kuri Instagram kuri TikTok nago menye umunsi bagire kuri live urumva kuri TikTok nyine buri munsi ubundi wemere kujya Instagram iyo ukimara kuza aba followers not igihumbi utanye gukora live kuri Instagram cyangwa se kuri TikTok sibyo nawe akakanya wabikora so iyo wumvishe responsable wumva ari iki
iyo bavuze responsable we nkawe wumva ari mu ntoki mutubwire reka tubaze okay Karine iyo wumvise responsable wumva ari iki sinakubeshya ntabwo usobanukirwa ari ibyo nyine umbwiye uba wumva ari biki ari ibyo umbwiye bisubirimo twumva ntabwo nabasha rata iyo wumvise responsable wumva ari iki biranze iyo bavuze nyumba kumi wumva ari iki nyakumi ngo menya ko ngo iki we uvuze ngo nacyo iyo bavuze nyumba kumi wumva ari mu ntoki I don't know. Yes. Iyo bavuze umukoro d'offense wumva ari umuntu ushinzwe iki? Umunyerondo nyine si ibyo se. Bomba ari umunyerondo. Umunyerondo. Waba warigeze wumva umuntu bita conseiller? Conseiller. Muri prison. Ni muri prison. Conseiller mwamwumvishe muri prison? Abashinzwe abantu simfungo. Oh yes. Conseiller. So nuvuga conseiller rero umuntu wahozeho kera muri za 2 conseiller nka umuyobozi w'umurenge. Sibyo? Ariko urumva ngo hazigabo ba executive ariko urumva mwe ntago mubizi. Mbutatugoye muri 2. Ku buryo sakano ka responsable mutamenya ngo nagashye. Nagaki wowe. Shamba barumbwire. Iyo hoya mbabara mumbwire. Iyo wumvishe responsable wumva ari mu ntoki. Ntabyo tuzi. Ahubwo we tubwire. Ngiye mba numva ari nk'umuntu wize comptabilité. Ajye bavuze ko ari umusi, kari umuki? Kanjabutse. Ntabwo nabi. Kari umusponsor. Wumva ari we wumva ari iki? Wewe yambwiye ko abayumva ngo wajya ngo umuntu w'umukontabure. Ni umukoramo nabure. So murakoze cyane rero urumva turi kumwe n'abakobwa beza cyane. Ntago mbabwiye quartier barimo mutazabashaka cyangwa mu basure gusa ariko ni beza pe. Ndababashimiye one day tuzabageraho tubabereke bigaragara byisumbuyeho gusa icyo nababwira cyo mujye ku mbuga nkoranya zabo ku mbuga nkoranyambaga zabo mu ba following kugira ngo bakomeze babagezeho byinshi bya buri munsi babategurira. Ni ngiye video wabarigeze ufatika gushimisha muri video zose wakoze kuri TikTok ni nyinshi. Hari nkako wakoze uri kugira gute nyine babwire kame konyine bagende bazirebe bibutse urubuga rwawe bazireba ubareba mu maso byagoranye kuba riba byagoranye. Okay, so ubwo muraza murakoze. Murakoze nawe. Nakuze ko ushaka kumuzuminga mu bwonko. Nanyaritse akabazira. Ntushobora kujya kumuzuminga mu bwonko. Urumva yiteke bayita close up niyo twari turi kubafata kugira ngo buri muntu wese abashe kugira ngo cyane ngurabanze ibindi